Haleluya. Amen. Ntabwo dushobora kumva uburyo tugomba kujyana igorogota tutarumva Pasika icyo ari cyo. Kuko igorogota ni ahantu habereye igikorwa kandi hari hasanzweho. Ntabwo habayeho Kristo abambwe, oya, ni ahantu hari hasanzweho. Ngo hari n'abandi bahikiwe, hari n'ahandi bahabambwe, none Kristo nawe araza arahabambwa. Ku bakirisitu rero haba habaye ahantu hatagatifu kuko umukiza wacu niho yabambwe. Amen. Amen. Ariko kugira ngo tubyumve neza, reka turebe, tuvuge, twibaze turebe wese Pasika ni iki, kuko niyo twizihiza uko biri kose. Pasika ni iki. Hanyuma nanone tuzareba Pasika ikomoka he. Mwanya nubigendere ibibazo byombi nkabisubiza, ejo nzakomerezaho. Ariko Pasika ni iki. Ko muri iki gihe tuzahura n'abantu benshi indamukanyo bazatubwira ni ukuvuga ngo Pasika nziza. Siko bimeze rero cyane rwose. Yaranatangiye. Ariko twibaze, shobora no kubabaza, navuga abo bantu badusuhuza, ibyo nanjye nshobora kubivuga cyangwa nanabivuga, ariko twibaze Pasika ni iki. Hanyuma turebe inkomoko yayo. Pasika ikomoka he? Amen. Amen. Nitugerageza kubyumva dukurikije ibyanditswe, tuzumva Pasika icyo ari cyo. Ngiye kongera uwamanjirije ndabizi, ariko Imana ishimwe ko mbaye umuheto. Pasika ni iki? Pasika ntabwo ari umuhango. Pasika ntabwo ari umunsi mukuru w'umunsi umwe. Pasika ntabwo ari icyifuzo cyo kwifuriza umuntu ngo Pasika nziza. Pasika ntabwo ari ibirori runaka byo gutegura tukambara tukamera neza tukajya kugura imyenda tutari dusanganywe. Oya, ibyo bishobora kuba ari sisiteme, ari uburyo abantu bagiye babyihinduriramo bakabyishyiriramo, ariko ntabwo ariyo Pasika. Amen. Amen. Ikintu numva cyane, ntabwo ari umuhango. Kuko ibaye umuhango, gucungurwa kwacu kwaba kwarabaye umuhango. Haleluya. Turi kumwe na? Very nice. Imubyumve cyane. Ntabwo ari umuhango runaka. Nisubiza n'iki kibazo ikomoka, murayumva kandi numva ariko ndibusoreza. Musotoroso nbyanditse bitari bike mu tuhana. Oh, haleluya. Amen. Yesu Kristo. Pasika rero, nimwumve, Pasika ni igikorwa cyabayeho kandi cyarangiye, ariko nanone kigikomeje. Naje bisobanura. Pasika ni igikorwa cyabayeho, cyakozwe, kirarangira, kirasozwa, ariko nanone kiracyakomeje. Icyo gikorwa cyakozwe nande? Ni igikorwa cyakozwe n'Imana yonyine. Irangije kugikora, igisiga mu buzima bw'abizeye. Ngo icyo gikorwa tumaze kucyakira nk'abizeye, kiracyarimo gikorera muri twe. Haleluya. Amen. Mubyumve cyane, mubyumve. Kabisubiremo. Ni igikorwa cyarangiye, n'Imana yonyine yagikoze. Bitavuye mu busabe, bitavuye mu marira, bitavuye mu bwinshi bw'abantu. Haleluya. Bitavuye mu gusaba cyane, bitavuye ku
abantu batakambye cyane, ahubwo byavuye mu rukundo rwayo. Ngo bive mu rukundo rwayo, iravuga ngo iki gikorwa ndagikora, yonyine iragikora. C'est un acte accompli, consommé déjà. Irangije kugikora, yo irakigusigira. Gisigara mu buzima bwacu. Ngo gisigare mu buzima bwacu, gisigara gikora imirimo mu buzima bwacu. Niyo mpamvu navuze ngo igikorwa cyarangiye, ariko kigikomeje gukorera mu buzima bwacu. Amen. Amen. Ni igikorwa Imana yakoze yonyine. Irangije kugikora, isigara gikomeza gukora mu buzima bwacu. Reka bihuze mu byumva. None Pasika ikomoka. Nibihuza byombi, ndahita manuka turato. Kandi mwatangiye kubyumva neza cyane. None Pasika ikomoka mu buryo bwiza bworoshye. Pasika ntabwo ikomoka ku Bisiraheli. Pasika ntabwo ikomoka mu Egiputa. Pasika ntabwo ikomoka kwa Mose. Pasika ikomoka mu mutima w'Imana. Amen. Ibyagiye biba byari igicucu. Imana yagiye ibigaragaza mu marenga, ariko yonyine ifite ikindi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ntabwo wakumva Pasika utarumva gucumura k'umwana w'umuntu. Pratiquement impossible. Ntabwo bishoboka. Waba ufatiye hagati. Waba ugifatiye hagati. Ariko kugira ngo ubyumve neza, ugomba karibu Reverend Karenzi, karibu sana. Sijya wajya kunterera mu biyo byagenda ni mu mbere. Kuva umunsi umwana w'umuntu acumura, icyaha kikinjira, automatikema Imana mu mutima wayo no mu bushake bwayo yahise itegura Pasika. Haleluya. Dusome gatoya Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15. Itangiriro 3:15. Mu rurimi rw'umwimerere haravuga ngo nawe uzarumena umutwe, uzajanjaga umutwe, ntabwo ari ugukomeretsa. Nimwumve rero. Haleluya. Amen. Kuva umunsi umwana w'umuntu acumura, Satani amaze gushuka Adamu na Eva, Imana yahindukiranye Satani n'amubwira ngo okay, kuko washutse uyu mwana w'umuntu, bigize aha mu mugore, kuko washutse uyu mugore n'ubundi mu nda ye. Amen. 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 Mu nda ye. Ibi ngiye kuvuga nkanjye amagambo yanjye. Njyewe Mana ndimo nzaca, kandi ninca mu nda y'uyu mugore nzavuka nk'uko abandi bavuka. Nivuka nk'uko abandi bavuka, nzakumena ku mutwe. Ububizi ibyo wikora byose hirya no hino, wowe Satani washutse aba bantu narebe mu shusho yanjye. Je te promets, nabigusezeranyije, igihe nikigera, Semenyamina, igihe nikigera nzavukira mu nda y'umugore. Nigivukiramo nzakujanja ku mutwe. Ahantu bawumvise abumva igiswahili, uyu murongo bawita kitovu cha wokovu. Hapa ndipo kitovu cha wokovu. Iri ni ryo zingiro ry'agakiza. Niwo munsi Imana itanga isezerano kwizihindura umuntu, icyo bita
incarnation. Imwe ngo nzahinduka uzambara umubiri w'umwana w'umuntu kuko zakomoka mu rubyaro rwe. Nikomoka mu rubyaro rwe zakumenagura umutwe. Semenya bida. N'ubundi Yesu Kristo ntabwo ari urubyaro rw'umugabo. Yesu Kristo ni urubyaro rw'umugore. N'urubyaro rw'umugore ntabwo ari urubyaro rw'umugabo. Muzima Yesu Kristo yaje kuba urubyaro rw'umugabo ntabwo yari kudushobora kuducungura. Impamvu ni imwe, yari kuvuka nawe yanduye, umubiri we warakoze icyaha, ariko mu bumana bwayo, mu bushake bwayo, mu mbaraga zayo, il s'est incarné lui-même. Wenyine yashatse inzira, amaze gushaka inzira ahitamo inzira yo muri Mariya. Ariko Mariya yari afite imbuto y'ubumana, ntabwo yari afite imbuto y'umugabo, kuko iyo ijya kuba imbuto y'umugabo ntabwo yari kumenagura Satani. Me comprenez? Mubyumve cyane kabisa. Hari abantu bajya bagira abantu bagatebya hanze hano ngo Yesu ngo yavutse nkako. Okwe amezi 9 kuvuka ni kimwe, attention. Ariko imbuto zitubyara ziratandukanye. Kuko iyo zijya kuba zisa n'urugero yeriko yarafashe na Samusoni. Cyangwa ugafata Yefta, cyangwa ugafata Mose. Mais tout le monde a échoué kuko abo bose nta nubwo Imana yigeze bashakira n'agakiza. Iyo nyine dore cyane gusubiza Pasika ikomoka mu mutima w'Imana. Pasika ntabwo ikomoka ku muhango, Pasika ntabwo ikomoka ku mategeko, Pasika ntabwo ikomoka kwa Mose, Pasika ntabwo ikomoka ku Banyegiputa, Pasika ntabwo ikomoka ku Isiraheli. Pasika ikomoka mu mutima w'Imana, umutima w'urukundo n'imbabazi. Nibyo byahuye n'icyaha Pasika. Ngiyo Pasika. Ngiyo inkomoko ya Pasika. Ni dukoze iby'amateka ngo batangiye kwizihiza Pasika ngo mu kinyejana cya 3 mbere ya Kristo. So good. Nta kibazo. Ntabwo cyo yari ibayeho. Ku bantu nibwo yari ibayeho, ariko ku Mana ntabwo ariko yari ibayeho. Reka mbere nimusubire mu Bagalatiya gatoya. Tujye mu Bagalatiya. Igice cya 4 umurongo wa 4. Niwumva hariya ko Imana itanze isezerano ryo kuzacungura. None nimwumva ikigiye kuvugwa hano mu Bagalatiya 4. Hafi urasomera Abefeso 1:5. Umva Bagalatiya ko bavuga. Bibiliya iravuga ngo maze igihe gikwiriye gisohoye. Aha hantu mwumve cyane. Maze igihe gikwiriye. Igihe kigize gute? Gikwiriye. Tubihuze. Mu rubyaro rw'uyu mugore niho hazakomoka uzakumenagura umutwe. Ngo birangize biragenda. Birakomeza biraza. Imana igenda ibyegeranye. Maze igihe gikize gute? Gisohoye. Bigenda bite? Musomere hari. Bigenda bite? Imana igira gute? Wala inuwa ngo igihe Imana yari yaragennye kwigomba kuzaza yambaye umubiri cyari gisohoye. Ngo gisohore yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko. 5 ngo acungura abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana. Amen. Igihe gikwiriye gisohoye. Somera 5 kwa Fete. Abefeso. Imana yari yemeje kutugira abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo nk'uko yabishatse ikabyishimira. Nk'uko yabishatse ikagira gute? Iki kindi Kinyarwanda dufite kiriya ni Ikinyarwanda gishyashya.
ikindi kinyarwanda dufite kivuga ngo duhindure ifite niyo ifite rero igeko Efeso 1:5 niho nshaka mwumve tuhuze ibi ndacyari mbere ku buryo Pasika ikomoka mu mutima w'Imana. Amen. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo. Kuko yagize gute? Yabigambiriye ryari? Kera. Ari uko twatatse? Ari uko twarize? Ari uko twasabye? Ari uko twagowe? Yonyine yarabigambiriye. Amen. Ko duhinduka abana bayo. Kandi ko duhinduka iki? Abana bayo. Hano kuri gatanu bavuze ngo kuko yagambiriye garura bagaratega gatoya gatanu. Garure bagaratega gatanu gatoya. Gatanu mu wa gatanu. Garure mu wa gatanu. Kuko haraza kuza ko duhinduka abana b'Imana. Ngo turonke gucungurwa maze duhinduka abana b'Imana. Kuko yagambiriye kera ko duhinduka abana b'Imana. Umva Paul kwandika Efeso. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Tubiheshejwe n'iki? Tubiheshejwe na Yesu Kristo. Aka kantu niho ruzingiye kubw'ineza y'ubushake bwayo. Amen. Dans son plan éternel. Kubw'ineza nta wayigiriye inama bayigira avuga ati rero ubona Mana icyaha kitumereye nabi. Watubabariye ukadushakira inzira ukadukura muri aya makuba ukadukura muri ubu buretwa genda muvuga ati okay kuko mubisabye reka gende njye kubyiga ntabwo ari byo yavuze ngo kuko yagambiriye kuva kera kubw'ubushake bwayo ko duhinduka abana b'Imana tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Ngiyi inkomoko ya Pasika. Ibindi byose byagiye bibaho yari amarenga ya Pasika nyirizina. Kindi gisubizo kugira ngo mvuge ibindi bihano. None ko twabonye Pasika ari igikorwa atari umuhango, Pasika ni iki? Muri make Pasika ni Yesu Kristo. Amen. Simba. Ibona ubwo si umuhango. Si fete. Tujye twambare tugire gutariko iyo si Pasika. Pasika ni Kristo. Amen. Kuko wa wundi wavuzwe mu itangiriro kavuga ngo mu byaro bw'uyu mugore ni Kristo wari uhari. Igihe gikwiriye gishitse ni Kristo wari uvutse. Israheli icungurwa. Amina. Amen. Israheli icungurwa yari amarenga kuko babaza umwana w'intama udafite inenge bafata amaraso basiga ku nkomanizo. Ibyo murabizi cyane. Haleluya. Bamaze kuyaziga hanyuma marayika murimbuza atambuka muri iryo joro arimbura uburiza bwose bwa mu Egiputa, yaba amatungo yaba abantu kugeza kuri Farawo. Uburiza bwe nabwo buricwa. Muzi icyo bivuze? Buriya biriya bitangaza bindi byose byabayeho ko ari 9 byari bihwanye n'Imana 9 abanyegiputa basengaga bari bazitezemo amakiri. Imana kugira ngo ibereke ko ari ntacyo bimaze ahera ruhande ku kigirwamana cya mbere kuza ku cya 9. Nuvuga ngo icyo bari barambirijeho ni icya 10 yari Farawo. Kuko nawe yasengwaga nk'Imana kugira ngo Imana ibereke ko ariyo Mana isumba byose iri hejuru ya byose yica umwana we w'imfura. Kuko Farawo kuba Imana ifite imbaraga yari gukiza imfura ye. Ariko biriya byose byabayeho yari amarenga ko hari uzamena amaraso, hari uzacungura isi akayikuramo umwijima w'ububata, akayikuramo umwijima w'icyaha. Nimunyumve neza. Israeli nubwo yacunguwe
Abisiraheli bavuye muri Egiputa ngo babayeho nk'abatagatifu. Ntabwo ari byo. Virusi y'icyaha yari ikirimo. Uzi impamvu? Kuko Kristo yarataraza. Kuko ubumara bw'icyaha, ubukana bw'icyaha, imbaraga z'icyaha ntabwo zakuweho n'amaraso y'umwana w'intama mu Egiputa. Nta nubwo yakuweho n'ibindi bitambo byabayeho usibye Kristo wenyine. Niwe waje gukuramo ubukana n'ububasha n'ubuhata bw'icyaha. Cyo gitona babwiye ngo Isiraheli bacunguwe mu Egiputa bakomeje kuba imbata z'ibyaha. Bari bategereje Kristo. Haleluya. Amen. Amarenga n'ibindi byose byabayeho. Ibitambo byatambwaga kubw'ibyaha. Yari amarenga ko hari igitambo kimwe kizaza kigakuraho ibyaha. Abatambyi babayeho bakinjira hera na hera. Nanone yari amarenga avuga ngo igihe kizagera hari umutambyi mukuru udakomoka mu rukiki rwacu uzaza akatubera umutambyi mukuru iteka ryose. Ihema ryonyine ubwaryo ryasuraga umubiri wa Kristo uzaza akaza kudupfira. Oh, haleluya. Ibi byose ndi kubivugira iki? Pasika ikomoka mu mutima w'Imana. Mu yandi magambo, Pasika yahozeho yari mu mugambi w'Imana yo kwizaducungura. Pasika yahozeho ari kuri mu mugambi w'Imana. Imana yonyine ifite uwo mugambi. Nimusoma Timoteyo wa mbere 3:16 Bibiliya ivuga ngo ntawe sugushidikanya ubwira ubw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa yambaye umubiri ikabonwa n'abamarayika ikagaragara mu kirangaza. Sugushidikanya ubwira ubw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa yambaye umubiri ikabonwa. Muzi ko abamarayika bari babonye Imana. Ubundi iyo baba mu ijuru bajya bayibona. Kubera kwera kwayo n'icyubahiro cyayo. Ntibashobora gutinyuka kuyireba mu maso, ariko ngwiza yambaye umubiri barayibona bati tubonye Imana. Bwira ubw'Imana burakomeye. Dore ngiyo Pasika yahozeho. Yesu Kristo niwe Pasika yacu. Niba twizihiza Pasika, niba tuvuga Pasika, ntabwo ari igihe cyo gusubira mu mateka, ntabwo ari igihe cyamva he na njyayo, ahubwo ni igihe cyo kwibaza ngo se agakiza nakiriye, Yesu Kristo nakiriye, amaze kumpindura bingana iki? Ategetse bingana iki? Anyobora bingana iki? Nemeye ko mpindura bingana iki? Ansibira bingana iki? Ngendera mu mbaraga ze bingana iki? Icyo gihe rero tuzaba turimo gukora isuzuma ryacu twenyine. Nitwisuzuma rero tuzamenya aho hari intege nke n'ahari imbaraga. Ahari intege nke twongere twemerere Kristo. Oh, haleluya. Amen. Mubwire ko kuko ari we gucungurwa kwacu n'ubundi komeza mu imbaraga. Amen. Dore amagambo udashobora gutandukanya na Pasika kugira ngo uvuge handi magambo ngana ku musozo ndetse. Dore hari amagambo uburi utandukanye na Pasika. Ijambo rya mbere ni icyaha. Iyo uvuze icyaha Pasika ibiraha ku ruhande, kuko iyo hatajya kuba icyaha Pasika ntibarabaye. Ariko umunsi icyaha cyinjira niwo munsi Imana yagambiriye kuzacungura umwana w'umuntu. Icyaha, iyo uvuze icyaha Pasika ibihari. Ijambo rya kabiri ni umusaraba. Umusaraba ntiwo utandukanye na Pasika. Ijambo rya gatatu ni gucungurwa. Ijambo rya kane ni kubabarirwa. Ijambo rya gatanu ni urukundo. Ijambo rya gatandatu ni kuzuka. Aya magambo agera kuri atandatu tuvuze ntiwayatandukanye na Pasika, yose akubiye muri Pasika. Kuko ntiwavuga ngo habayeho Imana yaducunguye ububata bw'icyaha ariko ntiyatubabarira, ntiyaducungura, ntiyadukura, ntiyasuka. Tuzareba ngo ninde wazuye Kristo. Ariko ndabizi ko kuko kuzuka ni wo mwuzuro wa Pasika. Iyo hataba kuzuka ntabwo tuba turirimba intsinzi y'agakiza. Iyo hataba kuzuka ntabwo tuba twishimira kubabarirwa. Iyo hataba kuzuka ntabwo tuba twarahindutse kuba abana b'Imana. Ariko la
azuka. Kuko Paulo yaranditse aravuga ngo niba Kristo atarazutse ubutumwa tubabwira bwaba ari ibinyoma. Ariko aravuga ko noneho Kristo yarazutse. Niwe muganura w'abasinzi. Amen. Amen. Ngiyi Pasika. Ngiyi Pasika. Ibindi byose byagiye bibaho. Byavugaga Pasika nyakuri zaza. Abikorinto bambere. Nimurebera abikorinto. Cya gatanu mu wa karindwi. Bibiliya iravuga ngo nuko mwizeho umusemburo wa kera kugira ngo mubirobe rishya mube mutakiri umusemburo wa kera kuko Pasika yacu yatawe ariwe Kristo. Haleluya. Somera icyo kinyarwanda parfait. Mwitunganye mwivane umusemburo wa kera. Kugira ngo mumere nk'umugati mushya udasembuwe. Nako muri koko kandi Kristo yatanzweho igitambo ariwe mwana w'intama wacu ugenewe umunsi mukuru wa Pasika. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ni Bibiliya igiye kugaragaza ari wo gomwa n'ibibi, ahubwo tugira imitsima idasembuwe ari wo kuri no kutajyana. Ari ikigereranyo gikoreshejwe cyitwa umusemburo. Umusemburo urazwa ariko Sylvie iyo bashyizemo nkuriya mu mugati ni umugati. Yes. Noneho bagereranya icyo na kamere ya kera y'icyaha. Paulo yandikira abakorinto aravuga ngo niba tuziririza Pasika uyu munsi, niba twibuka igikorwa cya Pasika uyu munsi, noneho turebe ko muri twe hatarimo igomwa, hatarimo n'ibibi. Aravuga ngo icyo gihe turaba duhindutse imigati mishya iri mu kuri no kutabyara. Niki kiza ukuri no kutabyara? Ni Yesu Kristo. Amen. 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 Kandi haleluya. Amen. Pasika ni itangiriro rishya, ni itangiriro ry'ubuzima bushya. Gute? Iyo ducunguwe tuba tuvuye mu buzima bushaje tukaba twinjiye mu buzima bushya buyobowe na Yesu Kristo. Amen. Reka ngaruke ku Bisirayeli bava mu Egiputa. Bari mu buzima nshobora kuvuga ko bushaje bwo mu buretwa. Umunsi bacunguwe bari batangiye ubuzima bushya bwo kutaba mu buretwa. Baba amategeko y'abategekaga mu Egiputa ntabwo ariyo mategeko yongeye kubategeka bavuye mu buretwa. Iyo dukijijwe hari amategeko tugomba kugendera atandukanye n'amategeko yadutegekaga kera. Kubera kuko tuba twinjiye mu buzima bushya. Pasika rero ni intangiriro y'ubuzima bushya bwo muri Kristo Yesu. Nzavuga ko ni bwo kuzuka. Ni intangiriro y'ubuzima bushya bwo muri Kristo Yesu. Ikindi, Pasika niryo zingiro ry'ubutumwa bwiza. Ngo Pasika ni ihetse ubutumwa bwiza. Kubera iki? Kuko twasanze Pasika ni Kristo. Kandi Kristo niwe butumwa bwiza. Iyo uvuze ubutumwa bwiza uba uvuze Kristo. Kandi iyo uvuze Kristo uba uvuze Pasika. Haleluya. Kandi iyo uvuze Pasika uba uvuze Yesu. Donc Pasika ni ihetse ubutumwa bwiza. Mu yandi magambo mu mibare nkunda kubakorera Pasika egal ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza egal Yesu Kristo. Ntaki nukuvuga ngo hata ni nkabyo navuze ntiwabitandukanye. Ntiwavuga Yesu utavuze Pasika. Kandi wavuga Yesu utavuze ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu Pasika ariyo nkingi ariyo y'ubutumwa bwiza.
kuko bivuga Yesu Kristo. Yani ntabwo ubutumwa bwe utavuze Kristo. Ibintu umuntu kwibwira abantu. Oh, haleluya. Amen. N'uyu munsi nari nefite amahugurwa y'abapasiteri. Narimo amabwira ariko niko umuntu ahagarara kuri altari akivuga akavuga ingendo zo mu ndege, izo muri Yunayi, izo ku Gitubusu, izo ku Magara. Twarangiza tugakoma amashyi umuhaguruka abasengeri. Adusengere ko agiye mu ndege. Ça c'est la perte du temps. Kuko nta butumwa bwiza yatubwiye ahubwo yivuzemo. Nibigira inzira ahagarara twibwiye. Atwiyitakire bigira inzira mu cyuko. Ariko ikintu cyo kwitwaza agasoma akantu hano yarangiza agatangira tubwira ngo bwira mugenzi wawe nawe uzagenda mu ndege. Tunakwenda wapi? Zabira sahuri munsi kunajya. Ubwo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Paul yandikiye Abikorino ba kabiri igice cya 5 arababwira ngo kuko tutababwiriza ibyacu ahubwo tunabwiriza Yesu Kristo w'abantu. Amen. Ntabwo bazemye urunyendereje. Hanze ya Kristo nta butumwa bwiza. Hanze inyuma ya Kristo nta butumwa bwiza. Hanze ya Kristo nta gucungurwa. Inyuma ya Kristo nta gucungurwa. Mu migenzo nta pasi kirimo. Mu mihango nta pasi kirimo. Mu kwitwara neza nta pasi kirimo. Mu kurya cyane nta pasi kirimo. Mu kwambara neza nta pasi kirimo. Pasika izingiye muri Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Kwizihiza Pasika ntituvuge Kristo. Nta Pasika tuba twizihije. Tuba twizihije twebwe fete yacu twashize. Indi tuba y'umunsi mukuru w'amavuko. Ariko Pasika nyakuri. Pasika nyakuri ni Yesu Kristo. Amen. 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 Petero wa mbere. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 tugeze kwa 20. Icyo kinyarwanda ndazongera perfect. Bibiliya iravuga ngo kuko muzi yuko ibyo mwacunguzwa ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro. Ibyo mwacunguzwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro. Mwatojwe na basekuruza banyu. Atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi kandi n'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo. Amen. 20 niho ruzingiye. Wamenywe n'Imana kera isi itararemwa ariko cyerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Amen. Wamenywe n'Imana ryari? Kera isi itaragira gute? Ariko yerekanwa ku mperuka z'ibihe kandi ngo ku bwacu. Amen. Uyu munsi nasomye ibyanditswe byinshi mwihangane. Ngiye kuhuza n'ikindi hariya muri Petero. Nimwumve watambwe isi itararemwa. Ariko ntabwo nsomye hano nuko nabwiye ngo Pasika yahozeho kubera ko Kristo yahozeho. Kuko Kristo yahozeho na Pasika yahozeho. Ariko igihe kigeze nibwo yagiye ahagaragara. Amen. 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 Kandi haleluya. Haleluya. Turi kumwe? Turi kumwe? Reka mvugeho bukeya nzaso bukeya cyane. Mwese mwagiye musoma igice cya 53 cya Yesaya. Aho yavuze ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho. Imibabaro yacu niyo yikoreye. Yahitamishwe n'ibicumuro byacu. Igihe cya Yesaya yaramubonye ariko ari mu gihe cye. Wangwa
yikoreye ibicumu abona yikoreye ibyaha. Ntekereza ko na Mariya yari ataravuga. Mariya wabyaye Yesu yari atarabaho, yari ataravuga. Ariko nimwumve rero, Yesaya ahita amubona ari hano mu gihe cye, aramuprojeta, abona uburyo azikorera ibyaha by'abari mu isi, abona uburyo azashwa n'umusaraba, abona uburyo azikorera intimba zacu, abona uburyo azakubitirwa ibicumuro byacu. Aravuga ngo ninde wizeye ibyo twababwiye? Haleluya. Amen. Pasiki hariya pasiki. Hariya harimo pasika. Kuko nongere mbivuge ntiwatandukanya pasika na Kristo. Kansubira inyuma. Isirayeli bageze mu butayu barumwe n'inzoka. Amategeko twese hanyuma Imana ibwira Mose ngo akore iki? Iramubwira ngo cura inzoka y'umuringa uyimanike ku giti, uwubura amaso akayireba arakira. Haleluya. Uwubura amaso akagira gute? Arakira. Yesu amaze kuvuka ngo agere mu isi abwira abantu ngo nanjye nimanikwa nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, niko umwana w'umuntu nawe azamanikwa ku giti. Aravuga ngo kandi imanikwa ku giti nzirehereza benshi. Ntiwumva ko ubuhanuzi bwo mu butayu bw'inzoka yacuzwe mu muringa Kristo aje kubwuzuza? Kuko iriya nzoka yari irimo ubuhanuzi bw'umusaraba, kandi umusaraba ntiwawutandukanya na pasika. Amen. Amen. Kandi haleluya. Amen. Dusubire muri ya Petero wa wundi wa mbere wa Petero igice cya 10, igice cya mbere n'umurongo wa 10. Reka mbere ku 9. Kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Ingororano tubona mu kwizera ni agakiza. Yari magambo inyiturano benefice tubonamo. Icyo Imana itwitura ni ukuduha agakiza. Nimwumve rero ku murongo wa 10. Abahanuzi bahanuye ibyako gakiza barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye. Barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari uri muri bo, agahamya imibabaro yande. Abari gusoma muri Bibiliya agahamya imibabaro yande. Ariko abahanuzi barabirondoye ndetse babona n'igihe icyo ari cyo, ngo bahamye n'imibabaro yande ya Kristo. Bahamya pasika, bahamye n'imibabaro ya Kristo itari yaba. Itari yagira gute? Ariko barayibona. N'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. None mu 12. Kandi bahishurirwaga yuko atari batabyiyerekewe. Bahishuriwe yuko batabyiyerekewe. Nuvuga ngo babonye ko bitazaba mu gihe cyabo, ariko uvuga ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Mwebwe bande, twebwe abari uyu munsi twacuzuwe. Amen. Kagaruke kuri Yesaya. Mama Yesaya muzaza bakaba mu kuri nimba zacu zishizeho. We yabibonye kera igihe kiri imbere cyane. Nuvuga ngo n'ubundi yari conscient bazaratakira. Nicyo biravuze ngo ntibabyiyerekewe, ahubwo babyerekewe mwebwe. Babyerekewe bande? Mwebwe abacunguye umunsi. Umva kaduka neza hepfo rero. Ibyo nanone bimaze kubibwirizwa n'ababwirira ubutumwa bwiza, babwirijwe n'umwuka wera woherejwe kuva mu ijuru. Kandi ibyo abamarayika babigirira amatsiko bagashaka kubiruhuka. Kandi ibyo ibihe ibyo abantu bacunguwe kugira ngo nsoze neza.
Kristo ntiyigeze acungura abamarayika. Kristo ni yacunguye. Amen. Kristo aza ku isi kuducungura yigeze yishushanya n'abamarayika, yishushanyije nawe. Ariko muri kubyumva na? Muri kubyumva? Ntabwo yafashe ishusho ya marayika hanyuma ngo avuge ngo noneho ngiye kubacungura. Nta nubwo yafashe ishusho y'ikindi kiremwa. Yafashe ishusho yacu, asa natwe, ababara nkatwe, yumva uburibwe nkatwe, asonza nkatwe, yangwa nkatwe, kugira ngo ducungure. Kubera iki? Dore ahantu ngiye kurangiriza. Umwana w'umuntu yaracumuye na Satani aracumura. Turabyemeza ne? Murabyemeza ko bombi bagomye. Satani yagomeye Imana, n'umwana w'umuntu agomera Imana. None kuki Satani atacumura? Kuki Satani batacungura ariko twebwe tugacungura? Numva abantu baririmba hanze ngo ibyananiye abamarayika, ngo Kristo yarabishoboye. Nta na rimwe Imana yigeze ishaka inzira y'agakiza ko kuducungura mu bamarayika. Byaba kuva Imana igize umugambi w'agakiza, ntabwo yigeze itekereza kuzaca mu bamarayika. Ntabwo yonyine yari izi ikizakora. Cyo gituma rero hariya havuze ngo kandi ibyo ngo abamarayika babigirira amatsiko ndetse ngo bashaka kubirunguka. Dore amatsiko bagira, ngaruke kuri kiriya cya Satani, bajya bibaza ngo abantu Imana yemeye kwishushanya igasa nabo ikabacungura bameze gute? Abacunguwe bameze bate? Bagenda bameze bate? Bumva baremereye bingana iki? Kuko bo ntibacunguwe. N'igihe tuzagera mu ijuru nta nubwo tuzareshya n'abamarayika, tuzareshya n'ubwiza bw'Imana. Bo bazaba bari munsi yacu, n'amagingwanya abamarayika bari munsi yacu, kuko baradukorera ariko twe ntidukorera abamarayika. Ibi byose ndimo mvuga bikubiye muri Pasika. Amen. Haleluya. Amen. Twasenga tutasenga ngo abamarayika baze batuyobore, Imana ijye ibategeka. Amen. Ntabwo tubagurije yo kubinginga ngo muze muturwanire, ni itegeko Imana ibaha. Kuko Bibiliya ivuga ngo abamarayika baradukorera, twebwe yaduhinduye ibirimi by'umuriro, ariko bo yabahinduye umuyaga. Haleluya. Kristo rero aza kuducungura, yakurikiye ya shusho, yakurikiye bwa bugingo. Iyo usomye Itangiriro 2:2 biravuga ngo imaze kurema umwana w'umuntu guhumekeramo umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umwana w'umuntu ngo acumure azimira na bwa bugingo bw'Imana. Kristo amaze kuducungura yaje ashaka bwa bugingo. Nimube cyane. Yaje akurikiye bwa bugingo yaduhaye. Mu yandi magambo yaravuze ngo no, igice cyanjye cy'ubumana nahaye umwana w'umuntu ntabwo nagihema ngo kigende buherehere. Ngomba gushyiraho inzira, ngomba gushakisha uburyo bwo kongera kugira kitana. Inzira Imana yashyizeho rero ni ukwambara umubiri hanyuma habaho Pasika. Iki cyatumye Satani adacungura nuko ataremwe mu shusho y'Imana. Imana yaravuze ngo abeho ariko ntikigeze imuhumekera umwuka w'ubugingo, ariko twebwe yaduhumekeye umwuka w'ubugingo. Isomye ubutumwa bwiza bwa Luka, Bibiliya ivuga ngo yaje gushaka icyari cyarazimiye. Mugira ngo icyari cyarazimiye n'iki? Ni uburebure n'ubugufi, n'inzobe no kuba igikara. Icyari cyarazimiye n'ubugingo bw'Imana. Ubugingo bw'Imana Kristo aza kubushakashaka. Reka nzoreze kuri uru rugero. Haleluya. Abantu b'ababyeyi baraha, umwana nubwo yaba yakubabaza bingana iki, ariko iyo agiye ujyana nawe. Siko bimeze ababyeyi? Cyangwa navuze mu rurimi rutumvikana? Niyo yakora amafuti ugasanga bagiye kumukubita utuvuga tumusiga. Mureke niki yakushije. Mubimbwire mbyishyure. Ariko warenda hirya wasanga ari Dominiko wakoze amakosa. Agiye kumukubita bati nubundi ngewe nari narabivuze. Ariko batinze kumukubita cyane. Uzi mpamvu rero wa muntu uvuga ngo wakubita umwana
inzira njyenyine buriya mugihe mukabureka ipera nubwo twagaruriwe wa mwimerere twari twaratakaje mu ngobyi yenyine twagaruriwe bwa bwiza twari twaratakaje mu ngobyi yenyine twagaruriwe bwa bubasha twari twaratakaje mu ngobyi yenyine twagaruriwe bwa bwiza twari twaranyazwe Bibiliya iravuga ngo kandi maze kunyaga abatwara n'abafite ubushobozi ibivuga hejuru kubw'umusaraba Yesu amaze kuzuka ijambo rya mbere yabwiye abigisha yarabwiye ngo dore nahawe utwara mu isi n'ijuru namwe namuhaye n'ubwenge hano muravo turayifite rero kamare Imana ibahe umugisha mwagane nawe iyo fasi pasika si umugenzo pasika ni igikorwa Imana yakoze kandi pasika yacu ni Yesu Kristo nta kindi twizihiza nta kindi twibuka twebwe icyo Kristo yakoze ejo tuzakomeza ejo nzababwira ese iyo tuvuze ngo turakizwe dukizwe iki uko nitwumva icyo dukizwe tuzamenya uburemere bwa pasika ku wa gatanu nzasoza mvuga ku mbaraga z'umuzuko amen reka nsaba umushumba aze adusohoreze isengesho nk'uko babinsabye